Mwongeye kwirirwa neza abadukurikiye mwese abo muri kw'isi hirya no hino, turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe kandi n'imigisha ya Yesu Kristo ibagereho. Kuri uno munsi rero tugize umugisha ukomeye cyane wo kubana n'umuvyeyi wacu akaba n'umukozi w'Imana bamwita nyina w'Inyange Clementine cyangwa se Mama Chris. Ubushize twari turi kumwe nawe, twongeye kubana nawe rero muri aka kanya. Murakomeye Mama Chris? Muraho muraho, Amakuru yanyu? amakuru ni meza cyane. Nahoze mwitegereza mbona mu maso, mbona umeze nk'umuntu umaze gutakaza ibiro byinshi. Yewe nta cyahindutse. Nta cyahindutse? Nta kintu cyahindutse pe. Yego. Eh, Ubushize duherukana murimo kutubwira ku byerekeranye n'umwuka wa gikenya, mm, abantu murimo kudusaba ko tugomba gusenga kugira ngo duhashye gikenya. mm, Wenda turabigarukaho mu kanya, ariko mm, mbere yuko dutangira ikiganiro mm. cy'uno munsi, reka ngusabye ubanze udusengere. Mana turagushimye, uratangaje uteye ubwoba, uri Imana ibana n'ubwoko bwawe, ukaburinda amanywa na nijoro, uburyo ubana n'abantu bawe ni ibintu bitangaje, uburyo urema umuntu ukamurinda, ukamukuza, ukamugeza ku kigero gishimishije n'imbaraga zawe zizi uko ubigenza, niyo mpamvu iyo dutekereje imbaraga zawe dusanga uri igitangaza kandi tugomba guhora tugushima. Nyemerera rero muri iki kiganiro tugiye gukora, nyemerera tukubanze imbere, nuba uwa mbere muri byose kandi ibyo tuvuga biyoborwe nawe bishyigikirwe nawe. Umuntu uzumva iki kiganiro azumvemo imbaraga zawe no gukomera kwawe, kandi Nyiringabo Imana udushyigikire mu buryo bwose, ushyigikire n'abantu bawe bazumva iki kiganiro ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hagati aho Mm. amasengesho twarayasenze. Twarayasenze, natwe twarasenze, hari n'abandi bagiye bambwira ko basenze, kandi twizeye ko Imana yakoze igikomeje no gukora, kandi dukomeje no gusenga. Ntabwo tuzareka gusenga, iyo dusenga noneho tuzi ibyo dusengera biba ari akarusho, biba ari byiza cyane. Hari n'amakomantere abantu bamwe na bamwe bagiye bandika, bagiye babona ikiganiro batinze, Mm. bakavuga ati natwe amasengesho tuyagiyemo. Nta kibazo, amasengesho ntarangira tuzarinda tuva inaha dusenga. Hari n'abantu bagiye bampamagara ku ruhande, abo tuziranye, bakambwira bati rwose uzahita utubwira n'ibindi wenda uduhe n'ubuhamya, njye ngira wenda ubuhamya bwinshi, navuye mu rupfu, nanyuze mu bintu bitandukanye. Ni Ariko ukuri. burya iyo umuntu yagutumye kandi ari we ukuyoboye, ubanza gutanga ibyo yagutumye. Nyuma wenda ukazavuga ibyawe ariko wamaze kubwira abantu ibyo yabagutumyeho. Niyo mpamvu numva niba nta mbogamizi zihari nakomeza nkatanga ibikurikiyeho, Oya niba nibyo. nta mbogamizi. Komerezaho ubanze udereze ubwo butumwa, ubanze uburangize bwose, Mm. ahasigaye tuzaganira nyuma, hano si uko ari mu rugo. Nta kibazo, nta kibazo. Hanyuma rero nkomerejeho nihuse, ubutumwa nari nahawe bwari buri mu bice hafi 4. Hanyuma igice cya mbere naragitambukije cyitwa gikenya, narakivuzeho cyane ngisobanuraho buriya n'abasenze babwiye ibirenze ibyo navuze. Koko Imana ni ngari, ni nini, abantu babana nayo mu buryo butandukanye, iyo usenze igusobanurira n'ibindi. Igice cya kabiri rero ngiye kubabwira ni igice nabonye nacyo, kuko nababwiye ko ari ahantu hari hateraniye inama, hanyuma hagasohokamo imyuka mibi cyangwa umugabo uhagarariye abandi, agasohoka nyine akivuga agaterwaho n'izina. Uwa mbere wa gikenya amaze kugenda, nahise mbona undi birangije nyine yiyerekanye ibyo azakora, hahise hakurikiraho undi nanone, nawe mbona arasohotse yambara imyenda, mbona bamuteyeho imyenda yanditseho mwumvishe ahantu hose, mwumvishe. Ndabikurikirana, uwambwiraga arambwira ati byitegereze, abantu benshi bavuga ko bahuye n'ibintu bikomeye bikabazahaza bikabumvisha, ariko noneho dore uyu mwuka ikintu azanye ni ukumvisha abantu, kubababaza ku buryo nyine umuntu yumva abyumviyemo imbere akabyumva. Muri we akumva umubiri uramwumvishije, isi iramwumvishije, cyangwa se ubuzima buramwumvishije. Nkomeje gukurikirana uwo muntu nawe arivuga, avuga ibintu azakoresha. Aravuga ati ikintu cya mbere nzakoresha indwara ariko zigaragura abantu.
zigaragura abantu bakagaragurika, kandi igisubizo afite ari uko atanazanakira. Hanyuma umugambi wa kabiri yavugaga, nagiye kubona mbona yiraye ahantu henshi, mbona aravuga ngo ngiye gushinga amashyirahamwe yo kwangiza urubyiruko, cyangwa se mu yandi magambo ngiye kugira abakomisiyoneri bo kwangiza urubyiruko n'abana bato bananirane rwose, numvisha abantu. Umugambi wa gatatu nanone aravuga ati nzakora n'andi mashyirahamwe yo kwangiza ingo. Ni aho hantu yagombaga kumvishiriza abantu uwo ngiye kuvugaho aka kanya. Ndumva nahita nihuta rero nkabisobanura, kuko nafashe umwanya ndabisengera ntahagaze cyane ko n'umwanya wacu uba ari mutoya. Nafashe umwanya ndabisengera, nanone umwami wansobanuriraga ampa ijambo riri mu Bami ba mbere ibice 20, aturebere uhere ku murongo wa 2. Ni amagambo maremare ariko mwihangane muyatege amatwi kugira ngo mbashe kubasobanurira ubu butumwa kugeza ku murongo wa 9, cyangwa se niba ngombwa ageze ku wa 11. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 20 umurongo wa 2 kugera ku wa 9. Benihadadi uwatumye intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisiraheli aho yari ari mu murwa, ziramubwira ziti, Benihadadi yadutumye ngo ifeza zawe n'izahabu zawe nibye, ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza ngo nabe. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati, bibe uko uvuze mwami nyagasani, ndi uwawe n'ibyo mfite byose. Bukeye intumwa ziragaruka ziravuga ziti, Benihadadi avuze ngo yagutumyeho intumwa agira ngo umuhe ifeza n'izahabu n'abagore bawe n'abana bawe, ngo ejo nk'iki gihe azohereza abagaragu be iwawe, basake mu nzu yawe no mu mazu y'abagaragu bawe, icyo bazahabona kikunezeza cyose bazakende bakizane. Maze umwami w'Isiraheli atumira abatware bo mu gihugu cye bose, arababwira ati, namwe nimwumve murebe uko uwo mugabo adushakaho urwiyenzo. Dore yarantumyeho ngo muhe abagore banjye n'abana banjye n'ifeza n'izahabu byanjye, simbimwima. Nuko abatware n'abantu bose baramubwira bati, ntumwumvire wange. Aherako abwira intumwa za Benihadadi ati, nimugende mumbwirire umwami databuja muti, ibyo wabanje gutuma ku mugaragu wawe nzabikora byose, ariko ibyo untumyeho hanyuma ibyo byose simbyemeye. Nuko intumwa ziragenda zimubwira ibyo Ahabu amushubije. Amen. Amen. Nushaka komeza ugeze ku wa 11 ntacyo bitwaye. Benihadadi arongera amutuma aramubwira ati, ingabo zanjye zinkurikiye nizibona i Samariya y'umukungugu uzikwira, umuntu wese akabona uwuzura urushyi, Imana izabimpore ndetse bikabishe. Umwami w'Isiraheli aramusubiza ati, mumubwire muti, ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwukuramo atabarutse. Amen. Amen, amen. Iryo ni ryo jambo ry'Imana nahawe ngo nifashishe ntanga ubu butumwa. Harimo abagabo babiri bose bafite imbaraga, ariko umwe yari ari hejuru y'undi amuyobora, bari abami. Hanyuma uyu mwami mwabyiyumviye ntabwo ari ryo jambo ngiye kwigisha, nuko ngira ngo mbaho ubutumwa. Yatumyeho uyu muntu, yatumyeho umwami w'Abisiraheli, yari umwami w'Isiriya witwa Benihadadi. Atumaho umwami w'Abisiraheli aramubwira ati, rero ibintu byose utunze n'abana bawe n'izahabu zawe n'ifeza zawe, mbese n'abagore bawe beza barusha abandi ubwiza, byose ni ibyanjye. Umwami arabimwemerera. Iyi si ya none irashaka kugutwara mu kintu cy'ikigare, ku buryo ubaho nta cyizere, nta buzima ufite, nta kintu wifitiye, ibintu byose umeze nk'uwanyazwe. Hanyuma ngo arabimwemerera avuga ati, rwose ni ibyawe, rwose
ntago mbihakana, ariko ngo bukeye yohereza indi ntumwa imubwira ngo noneho ejo mu gitondo byose nzaza mbinyage mbitware, ari feza zawe, ari zahabu zawe, Yesu. ari abagore bawe beza barusha abandi ubwiza, ari abana bawe beza b'intoranywa, byose nzaza mbitware. Igushimisha cyose. Ikintu cyose cyakunezezaga nzaza nkigutwara. Ndashaka kukubwira ngo rero Imana iragukunda. Amen. Haleluya. Imana iragukunda, ntabwo ishaka kubaho mu buzima butafite ibyishimo, waratwawe umunezero, waratwaye ibyishimo, cyakoze ukabaho gutyo gusa nyine utegereje umunsi wo kuzarangiza ubuzima, ariko ikintu cyose kikunezeza barakigutwaye. Uyu mwami rero ngo ahise yahamagara abantu abagisha inama, bamubaga hafi abatware b'intebe n'abaki bose baravuga ati ntubyemere. Nawe nje kukubwira ngo ambara izindi mbaraga, wegera Imana, ntubyemere. Amen. Ntiwemere ko bagutwara ibyishimo byawe, ntiwemere ko bagutwara amaboko yawe, ntiwemere ko bagutwara abana bawe beza, ntiwemere ko bagutwara ifeza zawe n'izahabu. Imana yabiguhaye izagushoboza kubirinda. Haleluya. Amen. Rero reka mvuge ku cyiciro cya mbere. Nabonaga uyu mwanzi yivuga ashaka guteza abantu, yavuze ku ndwara, aravuga ngo ndashaka guteza abantu indwara. Bavugaga ko barwaye, hariho uburwayi bukomeye, ariko ndashaka kuzana indwara ku buryo bazabura n'ibitaro, umuntu akajya agenda kwa muganga neza, ibitaro byuzuye, ibitanda byaruzuye, mbese ku buryo umuntu arwarira no mu rugo atarabona n'umugeraho. Urumva kubera iki? Uburwayi bwinshi. Noneho nagiye kubona mbona uwo muntu arivuze, arasamye mu kanwa, mbona havuyemo umuriro uzana n'ibintu by'ibishashi. Noneho ibyo bishashi umuntu birasheho, sinzi niba muzi ibishashi ku bantu bacanye inkwi cyangwa se amakara, hari ibintu biturika ukabona havuyemo ibintu by'ibishashi. Noneho ibyo bishashi umuntu birasheho agafatwa yari muzima, noneho yamara gufatwa, mu gihe akomeje wenda kumva arwaye, yumva ari bisanzwe, yajya kwa muganga bakamupima, bamara kumupima bagahita babona indwara ikomeye, bakafata tugusanganye indwara ikomeye kandi idakira. Mu gihe bakisuzuma bashaka kumenya wenda uko batangira kumuvura, bagasanga yarakurenze. Yesu. Kandi wari usanzwe uri muzima, nta na sinye byibura wigeze ubona z'uko iyo ndwara uyifite. Urugero nagiye kubona ni nk'urugero nabonye, mbona umuntu aragiye yari muzima nta kintu asanzwe arwara, ngiye kubona mbona aragiye, bahise basanga ngo arwaye impyiko. Mu gihe bagipima ngo barebe iyo mpyiko uko imeze, baravuga ngo n'iyindi nayo zose zirarwaye kandi zarapfuye, zarangije gupfa. Mbona ibyo bishashi umuntu bizajya birasaho, urumva azajya asanga izo ndwara kandi azirware zaramurenze. Hanyuma ariko Imana ishimwe. Haleluya. Ndashima Imana ko ikunda abantu. Amen. Imana ni urukundo. Wowe unyumvise, wowe uri bubyumve, wowe uzabyumva n'ikindi gihe, uzamenye ko Imana igukunda. Amen. Imana iragukunda kurusha wowe nuko wikunda ahari. Kubera yuko nkibona ibyo bintu naribajije ntese Mana, iki kintu bimeze gutya ni iki cyabikiza? Ibi bintu tuzihisha he? Ko nduzi n'amasengesho nayo abantu benshi batayashoboye. Ayiwe data wa twese, ni iki kizadufasha kugira ngo dukire iki kintu kimeze gutya? Uwo muntu ngiye kubona arambwira ngo itegereze urebe, ntukarebe uruhande rumwe, itegereze urebe impande zose. Amen. Nditegereza, ndareba, mugende kwitegereza, mbona mu bicuka abantu basinziriye. Haleluya. Amen. Yesu yaratsinze, Imana yacu yaranesheje. Mu bicuka abantu basinziriye ngiye kubona mbona umurabyo, ni nk'umurabyo uhise mu ngo z'abantu benshi, mbona uwo murabyo ugiye urasa ku bintu kugwa ahantu abantu babika amazi yo kunywa n'ibiki. Imana irambwira, impamvu mvuga ngo ni Imana, ni ijwi ry'umuremyi wa byose. Nta wundi muntu wadutuma kuko dusenga Imana, ntabwo twavuga ngo ni shitani, nta nubwo dukorana nayo mu izina rya Yesu. Numvise ijwi rimbwira ngo uzagenda ubwira aba bantu icyambere biragiza Imana bayegere. Ubwo ndi kubabwira umuti n'intsinzi y'uwo mwambi, y'icyo kintu cy'uburwayi bwo
kuzahaza abantu no kubagaragura. Mm. Kandi ibi bintu mbibabwira mbibutse yuko iyo umuntu ageze kwa muganga babonaga arwaye wenda nka malariya, bagira bakamubwira ngo iyi ndwara urwaye ntishobora gukira kandi yaranakurenze. Ikintu gikomeye nkubwiye kirimo, hari ikintu abaganga bakora cyitwa ngo kubwiza wenda abegereye uwo muntu ukuri no kubabwira ati bitegure ukuntu wenda uwo muntu bamufata, bitegure ko ubuzima bwe butazagaruka. Reka nkubwire nshuti yanjye, iyo bakubwiye icyo kintu ari umugabo wawe bibayeho cyangwa ari umugore wawe cyangwa ari umwana wawe, umva upfa mbere, Ni ukuri. upfa mbere kurwaza umuntu bakubwiye ngo azaba. Ijambo ryitwa ngo tegereza, nta kindi dufite twakora. Ayiwe Mana we, uririnda abanyarwanda, uririnda abatuye isi yose, n'abo bamaze kuribwira ubereke igitangaza cyawe. Koko nabonye umuntu nawe ubwe ashobora kurwaza uwo muntu akazava mu buzima nawe n'ubundi arwaye bwa burwayi kubera gutekereza cyane no guhangayika. Mm. Hanyuma nagize Imana numva umuntu arambwiye ngo intsinzi ni ukwegera Imana buri munsi. Ntabwo nabwiwe ngo usenga amasengesho y'iminsi n'iyi, ukora ibi n'ibi. Intsinzi ni ugushaka uburyo wabana n'Imana buri munsi. Icya kabiri, mbona uwo murabyo warabije mu nzu yose, mbona waragiye ukajya urabya ahantu hagiye hateretse amazi. Haleluya. Amen. Uwo muntu arambwira ngo ubu ngiye gukorera mu bintu bibiri, umbwirire abatuye isi bose ubabwire ngo bige. Haleluya. Amen. Njya kuvuga ibi bintu ndafashwa kuko nanjye numvise byarankozemo umuti, nanjye nabanje kugenda mbigerageza. Mm. Arambwira ngo mu gitondo babyutse, Gitondo. agikanguka umuntu abyutse, wibyuka ngo uhite wirukanka ngo nakererewe ngo nasiganywe, oya, byuka ufate nk'iminota 5 cyangwa 3 ubanza utuze, witekerezeho, ushime Imana, uyishime ibyo yakoze, ushime kuramutse, uyishimire ibyo yagukoreye, wisaba imbabazi amakosa wagize. Rega turi abantu, ntituri abamarayika. Ndakosa, nanjye ubabwira ibi ndakosa kandi nawe urakosa. Ku Mana ntiwabura ibyo ukosa, turi abana imbere y'Imana, nta muntu udakosa ntibazakubeshye, ariko dutunzwe no gusaba imbabazi Imana. Ni ukuri. Uyibwire uti rwose mbabarira ku biri ibi n'ibindi nakoze, hanyuma uyisabe imbabazi, hanyuma uyisabe noneho ugiragize imishinga ugiye kujyamo. Nurangiza ibyo bintu ndakwinginze uzabigerageze. Ntabwo ari jyewe ubivuze, nta nabwo ari jye uzabikoresha, ariko Imana iri mu ijuru yambwiye ko izabikoreramo. Ufate ikirahure cy'amazi, nurangiza uyasengere, uvuga uti Mana aya mazi aba aturutse mu biganza byawe, uyavuze ibintu byose byaba biri mu mubiri wanjye bitari byiza, woza umubiri wanjye ibirimo imbere n'ibyaza inyuma. Hanyuma numara kuyasengera uyanywe, nuko nabwiwe. Hanyuma numara kuyanywa wizere Imana, ujye muri gahunda zawe nk'uko bisanzwe, ujye mu bintu wapanze. Nkimara kuvuga ibi bintu naratekereje ndavuga hari abantu bazagira ngo ni bya bindi abantu baza wenda kwituburira n'iki cyose. Ndavuga nti mbitekerezaho, kandi nawe wabitekerezaho kuko muri iki gihe hariho ibintu byinshi, buri wese yihimbira ibintu akaza akabivuga. Noneho numva uwansobanuriraga arambwira ngo uzabasomere ijambo riri mu Kubara igice cya 21 umurongo wa 6, nawe uhasome nubona akanya. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Bisiraheli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka adukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa nazo uyimanika ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Amen. Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Reka amasobanure ntacyo. Abisirayeli
bageze mu gihugu kimwe baritotomba bariganyira bahura n'ibibazo. Barangije ngo Imana yohereza inzoka z'ubusabwe ngo zirabarya. Ngo zimaze kubarya, ngo Mose aragenda atakambira Imana. Ngo baraje babwira Imana ngo barayibwira ngo Uwite, tubabarire twaracumuye, twakoze ibyaha. None Mose genda udusabire imbabazi Imana itubabarire. Ngo Imana iramubwira ngo rero genda ucure inzoka zisa na ziriya zabariye, numara kuzicura uzimanike hejuru ubwire abantu bazayirebeho, uzayirebaho azakira. Hanyuma ngo abantu bamwe barebyeho ariko hari n'abandi banze kurebaho, ariko ngo uwararamaga akareba ko iyo nzoka bacuze yarakiraga. Numva ijwi rirambwiye ngo uzabivuge, uzakoresha aya mazi akayasengera, ntuzabikore wumva ko ari jye nabivuze, ntuzabikore wumva ngo ni ubutumwa ngo umuntu ngo nako ngo ni itegeko. Oya, bikore nk'umuntu umenye yuko Imana ishaka kuzajya wisukuza ibyo yaremye, kuko n'ubundi isi yahumaniye mu bintu byose twirirwa twakira. Uyasengere, nurangiza mu izina ry'Imana uyanywe. Nuko nabyumvise, mvuze ibindi bintu kuri izo ndwara naba ndengereye. Wambwira uti si mbese umuntu wamaze kuzirwara uwo zamaze kwataka wazabigenza gute? Uwo zamaze kwataka nawe nakomeza akurikiza gahunda za muganga, hanyuma banamushyirireho amasengesho menshi. Narangiza nawe ayo mazi ajya abyuka bikore nk'uko n'abandi bazabikora. Ahari Imana itajya ibura ukuntu igenza, ifite imbaraga mu bubasha bwayo izakurengera. N'ubundi igihe umaze ni imbaraga z'Imana zikikumarishije. Kuba ugihumeka rero, imbaraga z'Imana zatumye ugeze uyu munsi, n'ubu ngubu ziracyahari ngo zikuramire. Bene data rero, impamvu turi guterwa cyane n'ibi byose bikabona inzira bicamo, impamvu turi guterwa cyane, abantu bari guhura n'ibintu bakiganyira, bakitotomba, mbese bakitotombera Imana. Kandi niba hari icyaha cyamaze Abisiraheli, ni icyaha cyo kwitotomba. Nuhura n'ibibazo rero wikwitotomba, ahubwo ibiga uburyo bwo kubicamo neza kandi Imana igushoboze. Hanyuma nihuse kugira ngo ntatinda, reka mvuge no kuri aya mashyirahamwe, kuko ibi byose biri muri iki kintu cyamwumvisha. Ibyo bintu bitatu nibyo yaje avuga: nzabateza indwara zibagaragure. Tubonye umuti w'izo ndwara ku batarazirwara. Niba utarazirwara koresha ibyo bintu ndabikubwiye, ubisubiremo neza ubyumve. Byuka mu gitondo, we guhita wirukanka ngo natinze nagize gute. N'ubundi se ko ushobora gutinda mu bitaro, n'ubundi se ko ushobora gutinda utabasha no gukora. Wibyuka gutyo, byuka ubanze wicare neza, wiyumve neza, ubanze utuze, witekerezeho, ushima Imana, uyisaba imbabazi, uyiragize ibyo ugiye kujyamo. Ufate ikirahure cy'amazi, kandi wowe niba ushaje unywa narenze nta kibazo, uzabanza unywa icyo kirahure cy'amazi, akira ikinini cy'Imana, urumva, cyangwa se akira umuti w'Imana, cyangwa akira siro y'Imana, ubanze uyisengere, uyinywe, uvuga uti nyweye ibintu mvanye mu ijuru mbihaye Imana mu kwizera. Hanyuma nurangiza ujye muri gahunda zawe, na nimugoroba nujya kuryama ubikore gutyo, ushima Imana, uyiragize ijoro ugiye kujyamo, uyisaba imbabazi, wiryame, unywe cya kirahure cy'amazi, ugisengere, wiryamire. Niba unywarenzeho ntacyo nandi uzayanywa, ariko ayo ngayo yafate nk'umuti wa buri munsi, ujye ubyuka wiyoze mu ngingo zawe zose n'umuti Imana iguhaye. Ntuzumve ko ari amazi unyweye, uzumve ko ari umuti Imana iguhaye. Nuko nabyumvise, ibyo ngiye kugira icyo mbirenzaho naba nongereye. Reka twigire ku kindi cy'amashyirahamwe nahise mbona bashinga. Nahise mbona umuntu avuze ngo ngiye gushinga amashyirahamwe kugira ngo mbumvishe. Nshinga amashyirahamwe, nshyiremo abantu b'abakomisiyoneri, bagende bahiga abana babo, bahiga urubyiruko, baruhige, barukoresha ibintu ku buryo umubyeyi azajya yicara akibaza ngo ubundi ndaruhira iki, ubundi ndakorera iki. Ufata umwana umwigisha amashuri, umwohereza kwiga hanze, umwohereza ahantu hakomeye, aho kugira ngo aze afite impamyabushobozi y'ikirenga, wenda nayo ayizane, ariko aza nk'urumogi rumwe rurenze ubwenge. Iteka turengera. Hanyuma ntabwo ari ibintu bikomeye. Iyo Imana yagaragaje ikintu mbikwibutse, ikakubwira ikintu,
ikakubwira umugambi uriho, ibigira ngo jye nawe dufatanye tuwutsinde. Nagiye kubona mbona uwo muntu aragiye, agiye ajya ahantu mu dutsinda, agiye mu mashuri, agiye ahantu hatandukanye, akajya agenda yoherezamo abantu biwe. Umuntu akaba yaza ku kigo cyo akiyandikisha nk'umunyeshuri bisanzwe, ariko baramaze kumushyiramo ibindi bitekerezo by'imbaraga zabo, baramutoje ari umukomisiyoneri. Hanyuma nkireba ibyo bintu nanjye byanteye ubwoba, ndavuga nti ariko se nk'ibi bintu uko nduzi ahantu hose twatatswe tuzabaho dute? Haleluya. Amen. Ndashaka kubabwira ngo nubwo Satani ategura imigambi yo kurwanya abantu b'Imana, ariko n'ijuru naryo ritegura umugambi wo kuturwanirira. Ndabyitegereza cyane, mbona ibyo bintu biragiye muri ya matsinda abana babamo, muri bimwe urubyiruko rubamo rwishimisha mu bintu byose, mbese mu mpande zitandukanye, mbona hagiye harimo abantu bagiye boherezwa. Muri make nabonaga ari nk'imyuka nabi binjira, nabo sibo. Ushobora kugira umwana ukabona arahindutse rimwe kuri rimwe yari imfura, yari umwana mwiza, ukabona birahindutse bikubanya ibindi. Senga nurangiza kuvuga cyane nta icyo kintu bizahindura, kumwirukana mu rugo ntacyo bizamuhinduraho, kumutuka ibitutsi byinshi usibye ko nawe bizangiza ubugingo bwawe, ariko nta kintu bizakumarira. Rero nkikurikirana ibyo bintu nabonye ari amashyirahamwe uwo muntu agiye gushinga ahantu hatandukanye, rimwe na rimwe agendera n'uko natwe nta mwanya tugifite, kuko narabikurikiranye numva ijwi rirambwiye ngo nawe uzabanze wigenzure urebe umwanya usigaye uha abana bawe. Mubyeyi, ongera ukanguke, uhuguke. Nta kindi kintu ufite kiremereye ku isi atari bari abana Imana yaguhaye. Uwansobanuriraga yarambwiye ngo reba ukuntu ababyeyi barangaye, urebe ukuntu abyuka mu gitondo agataha saa 4 z'ijoro, umwana akaba yaramubuze. Uwo muntu aransobanurira arambwira ngo turi guha abana rwose ibintu birenze, turi kubaha amashuri meza, buri wese akora uko ashoboye, nanjye nkora mu buryo bwanjye, ariko mba numva bakwiga ahantu heza, ubwo aho nabashyize niho nshoboye, ariko mfite ubushobozi nabaha harenzaho. Ariko ikintu nshatse kukubwira gikomeye, ntabwo ibi bintu tubaha abana bakeneye ibintu birenze ku biryo, abana bakeneye ibintu birenze ku mashuri, abana bakeneye ibintu birenze ku myambaro ihenze, abana bakeneye ibintu birenze ku masoruti wambaza ngo ni ibiki. Uwansobanuraga yarambwiye ngo ikintu cya mbere bakeneye ni wowe, ikintu cya mbere bakeneye ni wowe papa, ikintu bakeneye cya mbere ni wowe mama, ikintu cya mbere bakeneye ni wowe. Ibindi ubaha nabyo ni byiza, ariko bakeneye wowe. Reka unsomere ahantu nahawe mu Migani ibice 29 umurongo wa 15. Imigani ibice 29 umurongo wa 15 yanditse ngo umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni. Subiramo. Umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni. Mwakira ijambo ry'Imana. Umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge. Ntabwo nkubwiye ngo fata umwana umuhondagure, mucyahe, umuhereza indangagaciro, umuhe umuco, umuhe na kirazira, umubwire ibintu by'iwanyu, umubwire Imana musenga, hanyuma wenda ugerageze ibindi Imana igushyigikire. Niko ijambo rivuze, riravuze ngo umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana bandarika akoza nyina isoni. Nyina biba bishatse kuvuga n'itorero. Ubundi bavuze umubyeyi ahanini baba bavuze itorero, ibintu by'Imana, kenshi niko bivuga. Mureke duhekere Imana, mwabagabo mwe nimuhekere Imana. Dufite ibintu byinshi tubamo byinshi, ubu dufite ibintu byinshi tubamo, amatsinda menshi, amagurupe tubamo, ibintu byinshi twiberamo, ariko ndashaka kukubwira ngo bigabanye ku rugero. Inshuti za mbere ugira ziba abana bawe,
dufite inshuti nyinshi, dufite izo tujyana muri baby shower, muri blood shower, mu biki, muri korari, mu masengesho. Nanjye kandi narigenzuye nkibyumva, dufite izidufata ku manywa, dufite iziza amasaha yacu turangije akazi, turazifite nyinshi. Ariko ndashaka kukubwira ngo ibyo bitero nabonye buri cyiciro cyose kirimo, ku buryo buri wese azatumwaho mu cyiciro cye. Kandi ikindi cya kabiri, nabonye bishorwamo amafaranga menshi, ku buryo umwana azajya areba akabona uwo muntu abayeho neza, akabona uwo muntu niwe wo kwifuzwa, akabona niwe witaweho. Mwa babyeyi mwe, nibyo koko abana tubohereza mu mashuri, noneho ubu tubajyana mu b'incuke bafite imyaka 2, hanyuma tukishimira ko nyine bazaba tugarurira nimugoroba tuvuye ku kazi, twarangiza tukagera mu rugo duhunyiza, dusinzire, tuguye agacuho, warangiza ugashyiraho amagambo ngumva ngiye kuruhuka, ndisinziriye. Ntuzi aho umwana yiriwe, ntuzi ibyo yiriwemo, ntuzi niba yiriranywe n'umuntu wenda nawe ufite ibikomere, wagize ihungabana wenda nawe akamuhungabanya. Bibaho, twese tujya mu kazi, ariko hari igihe tugenda natwe tutaryoshye, tugaha abana ibibihe. Ibyo bintu rero wowe urananiwe nyine, kuko dufite amahirwe abaturerera. Imana ibaha umugisha abarezi, Imana ibaha umugisha, mudufatira runini. Hari n'ibyo mutubwirira abana twe tutababwira. Imana ibaha umugisha mwinshi, abarezi bacu Imana ibaha umugisha. Ariko mubyeyi, bazamuha imibare, bazamuha igifaransa, bazamuha n'icyongereza, ariko ntibazamuha papa, ntibazamuha mama, ntibazamuha umwuka wawe, ntibazamuha inseko yawe, ntibazamuha ikinyabupfura cyawe. Akeneye wowe. Haleluya, amen. akeneye wowe, akeneye uko usenga. Nta muntu usa n'undi, mbikumenyeshe, nta muntu uvuga nk'undi, nta muntu ukora nk'undi, twese turatandukanye. Impamvu Imana yaguhaye uwo muntu rero, yagira ngo uriya musore azavumbukemo umugabo nkawe papa, yagira ngo uriya mukobwa azamvumbukemo umugore mwiza, cyangwa se umumama mwiza ubereye isi yose. Nutamwitaho rero, uzamuha igifaransa n'icyongereza, umuhe n'ibindi, umuhe n'imyenda myiza, unamusohokane ku byicundo pe, ariko ntagire wowe, we ntakugire, cyangwa se ntagire Imana muri we, ntagire ibyo wari umukeneyeho. Agukoze isoni, azikoze n'igihugu n'Imana. Hanyuma ikintu cya mbere nabwiwe ndaha hantu rero, narabwiye ngo ikintu cya mbere, mureme umwana akivuka. Umwana akivuka mureme. Naho se mbwira Imana, ni kuki ubutumwa nabuhawe kera nkibyara umwana wa mbere? Kuki nabuhawe kera koko nasanze narabangije, kandi ubabaye abenshi bageze kure barimo bararangiza amasegonderi. Ayiwe, mureme akivuka. Ugize amahirwe ukibyumva ukibyara uwa mbere, rema umwana akivuka. Umwana bumburira ijisho akubona, umubwire neza. Mwe kutongana ngo nuko umwana afite amezi 3 ngo 5 ngo umwaka, umwana areba. Mwe kurwana, umwana areba. Kandi reka mbabwire, umwana arabona, umwana arumva. Ibintu dukora byinjira mu bana bacu. Rero umwana akivuka umureme. Imana iguhaye marayika usinziriye, iguhaye marayika utumva, utabasha gutandukanya amajwi, iguhaye marayika utavuga, nta jambo na rimwe aravuga. Hanyuma rero ageze igihe abashije kureba, nta kubonye ngo umwigishe ukuntu yareba, nta kubonye ngo umwigishe uko avuga, nta kubonye ngo umwigishe uko agenda. Ejo niwo mbatukana ngo kiriya cyana cyavutse he se nyine? Yatoraguye ibyo abonye kuko ntiyakubonye. Ibi ndabikubwira mbyibwira, ubu ndi kubwira Imana ngo ingarurire, byageze kure ariko ingarurire. Hanyuma icya kabiri, irambwira ngo fata igihe uha abana umwanya. Kandi nibibana byiza, abagabo bo ngo bumva bitabareba ngo kurera nuko abamama. Oya papa, umwana n'uw'umugabo n'umugore. Mugize amahirwe mukaba mubana, cyangwa mukagira amahirwe akaba yaravutse nyine muri kumwe. Ndabizi neza, hari n'umwana uvuka ntamenye se, hari n'uvuka ntamenye nyina, hari n'uvuka gutyo. Ariko nawe Imana ifite uburyo izakurira. Ariko ufite amahirwe yo kuba papa na mama bahari, kuki papa atakwinjiza mu mwana we ngo amwereke inseko ye? Inseko yawe ikamenywa n'abandi, imvugo nziza ikamenywa n'abandi. Umwanya umwana, musangire ku meza, umwereke ko uri umuntu usanzwe. Muha umwanya. Icyo nicyo cya kabiri. Icya mbere nababwiye ngo murema akivuka. Imana iguhaye umuntu utazi icyatsi n'ururu, we murema uko ushaka, murema uko ushaka.
icya kabiri muha umwanya, numara kumuha umwanya umuganirize, umukinishe, mukine umupira niba na ngombwa, niba ujya muri siporo muyijyanemo. Icya gatatu mutega amatwi. Hari igihe tuvuga, ubundi nabonye ikintu gikomeye nagiye kureba, ntabwo ibintu wabonye wabivuga byose. Nabonye ngo duhura n'abana tubahana, tuvuga nabi, wabaye wa 30, watsinzwe, ubu urasa gute, waryamye ute, byuka ubanze woge, imyenda yambaye imeze ite, ntiwumva, uri igicucu, nta bwenge ugira. Mubyeyi we, ihane, ubwire Imana ati mbabarira, nakwiciye umushinga, uyu mushinga uri kwica n'uw'Imana, ariko nawe wari kuzakugirira umumaro. Nawe Imana rero guteganyirije ibintu bizagushimisha kandi bikomotse mu maraso yawe. Ariko ikibabaje Imana, yarambwiye ngo abantu bari gushimisha amaraso atarayabo, atazanabibuka, azakubabaza ejo. Hanyuma amaraso yawe yari afite izina ryawe, yari kuzakurwaza urwaye, akakugaburira unaniwe, akakoza atakwinuba, ntabwo uri kuyafata ngo uyiyegereze. Muha umwanya rero, wiha umwanya akabari, wiha umwanya abandi bantu, wiha umwanya izindi nshuti, wiha umwanya nabo bawubahe, ntubime, ariko gira aba bana abambere. Hanyuma ikintu cya kane, kiriya cya gatatu sinyivuzeho neza, mutega amatwi. Ibintu agoretse ni umwana, ubigorore neza. Ibintu utabasha gusubiza, umwana yagutumye indege, barazidutuma pe, bakadutuma n'imodoka wenda ntazo dufite, ariko wimubwira nabi, mubwira uti Imana izaziduha. N'ubundi se byose ko tubisaba Imana, ubundi se wazanye ku isi, mubwira ati Imana izayikugurira mwana we, ubundi se ntizabiguha. Ariko wimubwira nabi ngo wumva ibitekerezo bye, wumva ingorane yahuye nazo, wumva abantu biriranywe. Umugore urakiri muto, birashoboka ko wagorora bikazanga, ariko uruhare rwawe ntuzicuze. Hanyuma icya kane, muganiriza ubuzima bwe bw'ibanga. Uragira ngo azajye kwigisha umwana wawe uko umukobwa w'umwangavu yifata, bajye kumwigisha uko yambara wa mwambaro w'ibanga, ubuzima bwe bwahindutse. Muganiriza ubuzima. Uramutinya gute? Uratinya umuntu wonkeje? Uratinya umuntu wambitse pampa akivuka? Uratinya umuntu ari wowe wagiye umuhanagura, yikoreyeho umwanda atarabasha kwihanagura? None ageze igihe wakagombye kumukuramo umuntu uzavamo umuntu ugirira igihugu umumaro, umuhaye abandi. Muganiriza ubuzima bwe bw'ibanga, mwicare umuganiriza ubuzima bwe bw'ibanga, umubwire umugisha afite, umubwire ko atari bibi, umubwire imbogamizi zizazamo, umubwire impinduka azagira mu buzima. Ufate umuhungu w'ingimbi, wa mugabo, ubu mama ajya aganiriza umuhungu wawe w'ingimbi, amuganirize uko umusore w'imyaka 17 n'itandatu utangiye gukura, impinduka zimuzaho ko zigenda, uko naniga ijwi aziyumva, uko nibigenda kwa kundi nawe ubizi nanjye simbizi, ntabwo nzi ingimbi uko imera. Se nzaganiriza umwana wanjye w'umusore mubwire ngo ingimbi imera gutya, wenda papa adahari, Imana izabimubwira, n'abandi bagabo bazabimwigisha, n'abandi bahandi. Imana ifite abantu, nitudakora ibyo tugomba gukora, Imana izazana abandi bantu babikore, ariko tuzadufite umugabo. Ubu umugore wawe azajye kuganiriza umwana w'umusore uko ingimbi zifata uhari, bimuganirize, umubwire impinduka zizaza ku mubiri we, umubwire uko bizagenda, umubwire uko azifata. Hanyuma kandi umugire inshuti. Niba hari ahantu hakomeye ni muri izi mpinduka. Izi mpinduka nabonye abana batangiye kugira impinduka. Nabonye uwo mugabo yivuga, aravuga ngo ahantu muhashora amafaranga menshi, muhashora amafaranga menshi, mukangura amaso y'aba bana, bahumuke barebe, bagire kwifuza gukomeye, bifuze n'ibintu iwabo batabona. Bano bana bageze muri iriya myaka y'impinduka, aho hantu muhitondere. Yewe muntu ufite umwana uvuye primaire, n'aba primaire mubiteho cyane, mubakorere biriya bintu twavuze. Ariko uyu mwana utangiye gukanguka, afite ibintu akeneye kumenya, nabonye iyo nama ivuga ngo tubashoremo imbaraga nyinshi. Urumva? Nitumara kubashoramo imbaraga nyinshi, dushyiremo n'amafaranga, tubegereza abantu babakangura amaso, tubereka abantu babigisha ubundi bwenge, hanyuma
wowe ugasigara uruza umwana umufite inyuma ariko udafite umutima we, udafite ibyiyumvo bye. Nutamufatirana ngo umube inshuti, umuganirize iby'ubuzima bw'impinduka zo zose, mbese wowe umugira umunyamabanga, akubera umunyamabanga, ibanga ryose umwereke ko ari wewe azajya aza akaribwira. Kandi nawe kugira ngo umwana abe umunyamabanga, niyo waba ufite abana benshi, ugomba kugira uburyo uzajya ureba buri wese uko uzajya umwiyegereza. Hari ubitse urufunguzo zazo ukamubwira uti rumbikire n'urw'ibi n'ibi, cyangwa se simbizi, kugira ngo umwana akugire umunyamabanga nuko nawe umwereka ko uri umunyamabanga we, mugira uwa mbere. Ibi bintu rero mbibona, nabonye abantu benshi bazisanga batazi ahantu abana babo ukuntu bahindutse, batabazi neza. Uzasanga umwana wawe utari umuzi nawe atarakuzi. Babyeyi, bavandimwe, mureke dushyiremo imbaraga, ibi bintu tubikore. Kandi impamvu ibi bintu mbivuze mbitsindagiye, mu minsi yashize nagiye mu ivugabutumwa ahantu ntari buvuge, ngezeyo tugera mu gihe cyo gusengera abarwayi. Tumaze gusengera abarwayi, duhamagaye abarwayi baraza, ariko umwana anshyira ku ruhande arambwira ati jyewe ndashaka ko tuganira by'umwihariko, ngira ngo agiye kwatura ku badasanzwe basenga. Kwatura benshi ni ukuvuga wenda ibyaha byawe, ku basengera kwa padiri barabizi, kwatura ni ukwihana ibyaha. Wenda ubibwira umuntu ni ukwiyeza, ariko ubibwira mugenzi wawe cyangwa se pasiteri cyangwa umushumba wawe cyangwa n'undi muntu wizeye. Ngira ngo rero nibyo agiye kumbwira. Umwana ambwira amagambo yambabaje, mwa bantu b'Imana mwe, narababaye, ndavuga ntuwite dufashe uturengere. Uwo mwana yambwiye ikintu gikomeye, yarambwiye ngo dore mfite randevu yo kujya mu Buhinde kwivuza. Arambwira ngo papa wabo ahagarariye abadiyakoni k'uwo mudugudu. Ambwira ko mama wabo nawe ahagarariye ibintu bikomeye, adirija korali, ni umunyamasengesho muri aho hantu nari nagiye. Ni abantu bazwi ku buryo papa wabo yari arimo arobanurirwa kuzaba pasiteri. Arangije arambwira ati ariko ikibazo nahuye nacyo ntabwo nakibabwira. Narangije kwiga segonderi, maze kurangiza kwiga segonderi banjyana kaminuza, ariko ku manywa nkajya njya gukora mu ishopu y'iwacu. Hanyuma muri uko gukora muri iyo shopu haza kuza umwana bahuriye muri kaminuza, azana n'abandi basore bagenzi be, bakajya baza mu ishopu y'iwabo bakisanzura, cyane ko yari afite udufaranga yabaguriraga. Hanyuma rero ngo barangije baravuga ati ngwino twigira ahantu tugende tujye kwitemberera tuniruhukire. Ikintu cyantangaje kandi mwihangane kuba ngiye kukivugira kuri kamera, byahise binyereka ko ibi bintu nabonye, nubwo navuze ngo ni amayerekwa, nabonye ko biriho. Barahari abakomisiyoneri ba shitani, barahari abakomisiyoneri b'umugome. Ninkoresha izina abakomisiyoneri nibandakarire baranga amazu n'ibindi, narindi kuvuga abakomisiyoneri bari gukora, mbese abantu bashyizweho kugira ngo bangize abantu. Umwana arambwira ngo baragiye bagenda ku umumama yabatekeye ngo bararya ibiryo byiza, amafiriti n'amafi n'ibiki byose. Bamaze ngo kurya baragenda, ngo ahita ababwira ati, ngo baramubwira ati mwana ati uri igicucuru, umwana wo mu barokore, uri igifeke, tubwo ibintu tugiye kujya murabivuga kandi ahantu tuba tuje kuhigira kuzaba abagabo. Umwana aravuga ati ntabyo navuga. Aravuga ati rero tugiye gufunga, uyu mumama atwigisha uko baba abagabo. Bamaze gufunga ngo uwo mumama ajya hariya, ngo afite igitanda hafi aho. Amaze kujya hariya, uwa mbere aragenda bakora imibonano mpuzabitsina, abandi bahicaye. Ngo bari abahungu 4, bari 3 basanzwe bahamenyereye, n'uwo bajyanye wa 4. Uwa mbere aragenda bakora ibyo bakoraga, uwa kabiri nawe ngo ajyaho bakora iyo mibonano. None wa wundi ngatangira kugira ubwoba, ngo bakajya bavuga ngo uri ikirezi wowe, ngo wasanga nta n'icyo urakora ngo kuva wavuka. Arangije umwana yarabimbwiraga amarira agatakara. Arambwira ati noneho ati ikintu cyambabaje, ati nashatse kugenda numva bari bunsuzugura bavuge ko ndi kananga, ndemera nanjye ndabwira ati se ko ntabizi. Ati uyu mumama nicyo ashinzwe kwigisha abasore uko babigenza.
uko bahinduka abagabo, ubugabo bwabo bugakura, imibiri yabo ikaba nyine ku buryo uzajya no gushaka uri umuntu nyine ukaze urenze. Uwo mwana arambwira ati rero nanze kwihagararaho nyine ndagenda ndabyiga. Ati kuva uwo munsi numvise ntaye ubwenge, buri munsi tukajya twigira nkumva ndi bunezerwe, ndi bubone amahoro tuvuyeyo. Kandi uwo mwana aba mu rusengero, uwo mwana arasenga, uwo mumama we ntabwo asenga kuko uwo mwana n'ubundi twahuriye mu rusengero. Umwana numva binteye ubwoba, mushyira ku ruhande ndamubaza nti none se kubera icyo uri basengeye abarwayi ukambwira icyo kintu? Arambwira ati mama, ati ibyo bintu, ati byabaye inshuro nyinshi numva bibaye akamenyero ku buryo nabaga ndi no mu kazi bansizeho nkabahamagara ngo mfite ibintu byihutirwa nkahita ngenda, uwo mama akampamagara ati zana amafaranga n'aya, nkayiba muri shopu, ndashaka 200 ngize akabazo akabiterura muri shopu y'iwabo agahita abyirukankana, atangira kutajya ajya kwiga ku ishuri, atangira nyine akagenda akanaharara. Iwabo batangira kubona umwana ngo yarahindutse, noneho bakamutuka, isi atangira gufata ibyemezo bikabije, atangira gufata ibyemezo bikakaye, akamubwira nabi. Umwana arambwira ati ngeze ubwo mbona papa, ati mbona papa ntabwo ankunda, mbona ni umugome, mbona na mama nta nkunda. Ati ikintu cyakurikiyeho rero naje kujya ahantu muri gurupe ahantu basenga, njyayo ndabivuga ngo bansengere kuko numvaga nta handi umutima wanjye usigaye uba. Tuho igihe kimwe natashye papa yihaye ibyo kumfungirana mpita njyayo nirarirayo kandi turararana n'uwo mumama. Arambwira ati kaye n'umumama ukuze mujya kungana, urumva. Noneho ndabireba umubabaro uramfata, ndeba ukuntu babyeyi bakorera Imana yarabambwiye, ndangije urumva simbaza, ariko urumva umuntu bajya kugira pasiteri, urumva urwego abariho, cyangwa umumama uhagarara abanyamasengesho, urumva urwego abariho. Arangije umwana ngabivuze, kuva uwo munsi imbaraga zikajya ziza, akumva ikintu kiraje kikamukubita hasi ahantu aho ariho hose, ngo yarangiza yaba aryamye ngo agahita arota ari kwa wa mumama, ngakarara bari kumwe muri bya bintu by'imibonano bukarinda bucya. Umwana atangira kurwara kunanuka, agira ihungabana, bamujyana kumuvuza mu bashinzwe iby'amahungabana. Ibyo bintu ntiyigera bipfundura ngo abivuge kuko umunsi yabivuze nibwo yatangiye kujya yikubita hasi nk'urwaye igicuri. Baragerageza baravuza kwa muganga babura indwara, ariko agatakaza ibiro. Uburyo uwo munsi namubonye ari mu rusengero yari afite ibiro ubona ari amagufa, yarananutse, ambwira ngo nta kintu akibasha kurya, ngo yaje kujya kureba wa mugore ngo aramubwira ngo kubera amabanga wamenye ngo ntuzabikira, ngo kandi umunsi uzavuga aho mperereye uwo ndi we naho ndi uzarara upfuye. Hanyuma umwana naramubwiye nti se wa mwana we wanyemerera ngafata nimero zawe, ntacyo uzaba nuvuga aho aherereye ntacyo uzaba, tuzahamagara abanyamasengesho ibi bintu bibwira ababyeyi bawe. Arambwira ati se papa haba ryari? Iyo atari mu Bushinwa aba ari hehe? Iyo atari he aba ari hehe? Taza rimwe na rimwe. Si mama nawe nubwo wumva ahagarariye ibyo bintu, ariko nawe kumubona ntajya aboneka, nanjye mbona ntamuzi. Duhura mu bintu nyine nk'ibyo by'akazi nabyangije ibikita, ariko nanjye rwose mbona ntamusobanukiwe. Ndagana ariko wowe uzampe nimero zabo mbavugisha. Umwana ariyumvira, mbona ariyumviriye, yampaye nimero. Mwabavandimwe mwe, satani ni mubi, ampa nimero zitabaho. Naratashye, maze gutaha ndavuga nti ninza gutuza ndahamagara uyu mumama musabe duhure ibi bintu tubivuganeho, kuko wenda bazajya no mu Bushinwa nako mu Buhinde kuvuza, ariko ibintu bavuza numvise atari byo umwana arwaye. Nageze mu rugo mpamagaye za nimero numva wapi. Nsubiye ku rusengero aho ngaho, nsubiye ikindi gihe mbaza umuntu, ngerageza kubaza umwana wari urwaye, numva abantu ntibamenye ibyo ari byo, numva ntibabisobanukiwe. Ndavuga nti rero mu by'ukuri rwose nanjye ntiwandenganya, nabuze, sinzi niba akiriho, sinzi niba yarapfuye, sinamenya ibyo ari byo, ariko bene data muhuguke. Impamvu mbabwiye urwo rugero nararwiboneye n'amaso yanjye. So wowe nta bintu wabonye? Nta bintu uri kubona by'imipfire y'abana?
Imana itugiriye neza. Hanyuma rero nari nkiri ku cya gatanu mvuga ngo muganirize, egera umwana urimo impinduka z'ubuzima ugeze mu myaka 10, umwiyegereze, umuhe igihe, umuhe umwanya, umubwire amagambo meza kandi nawe yakubwire. Wigera mu rugo wigize umuntu ukaze, wakara ku bandi ariko urakara ku mwana wabyaye. Urigira umuntu, umwana se wawe ntagutinya, uzaba uri igitangaza. Muhane, nakora ikosa muhane, kandi hano umwana umwereka ikosa yakoze. Wizana ibintu by'umwaka ushize ngo n'umwaka washize wakoze, muhana umwereka ikosa yakoze. Hanyuma icya gatanu rero, ntagiye gutinda ariko ntarajya ku cya gatanu, nabwiwe ijambo rikomeye ngo umwana wamaze guhura n'aba bantu, icya mbere baramubwira ngo igenge, ntibazakumenyere, ntibakagutera ubwoba. Urumva, nawe uri umuntu mukuru, wakwifatira ibyemezo, wataye isaha ushakiye, waba uri kubaho, ntibazakugire yuko bagukanga. Umwana ugasanga none yamaze kuba ikihebe, niyo ugiye kumuhana arahagarara bati kubita cyangwa se akanarenga urugo akigendera. Rero hari ibintu bidasaba no gukanguka tukanasenga. Wenda byawe byarenzaho, wenda uramufite. Natekereje ko niba narabonye uwo nguwo wahuye n'icyo kibazo, buriya hari n'abandi benshi bahuye wenda n'ibindi, asigaye nk'urumogi, atikontorora, yarabaye umusinzi, yarabaye indaya se kandi akiri umwana, iwabo ntacyo babuze, ntarirarenga. Imana ijya igarura n'ibintu byageze kure, musengere. Kandi numubona yarabaye gutyo, wimuvuma, wimubwira ngo uzaba ikiroge ni igiki. Hari n'abiba bakaza bagaterura ibintu byo abantu mu ngo kandi ari iwabo. Ariko nimuhura wimwereka umujinya ufite, nawe harimo abatari bo nabo batazi uko bimeze. Hanyuma reka njye ku ngingo ya gatanu ntabatindira. Nabwiye ikintu ndavuga ngo umwana kuraje, umubwire ko ari mwiza, umubwire ko ameze neza. Imana itugirire neza, umubwire ko azavamo umuntu ukomeye. Gira igihe cyo guhana umwana, gira igihe cyo kumucyaha, gira igihe cyo kumubwira amakosa ye, ariko gira igihe cyo kumuganiriza, umubwire ko anasa neza, ko ameze neza, ko azagera kure, ko azavamo umuntu ukomeye. Muha abana kuraje. Nashaka wa 30, nashaka wabo 50, birashoboka yuko ashobora kutaziga aya mashuri asanzwe, ariko akazashushanya bikemera bikamuhira. Ku ngingo ya gatandatu rero tunasoza, nakosa muhane mu rukundo, umwereke ikosa yakoze, umutoze Imana. Niba usenga, niba udasenga, urumva icyo nakubwira, byibura mutoza umuco mwiza, mutoza ingeso nziza. Ariko ikintu gikomeye nabonye mu isi, mutoza Imana. Wenda niba utajya no mu misa, mwohereje mu misa. Niba utajya mu rusengero, mwohereje mu rusengero. Rega burya n'abatajya mu nsengero ariko bazi aho bakohereza abana, babona bagerageza, mwohereze. Ubundi se kucya mujye gusenga mugasiga abana, mukabasiga mu ngo? Icyo kintu mugikosore. N'ibindi byinshi, buriya nutangira kwegera abana bawe, uzabona ko hari utundi tuntu wari ukeneye gukora. Ubwo mvuze bikeya, umwuka w'Imana yazanye bike, ariko nubyegera ukabyinjiramo uzabona byinshi. Soza kugira ngo ntabatindira, reka njye kuri iki cyanyuma cy'aya matsinda yashyizweho yo gusenya ingo. Nkuko nabonaga hari umushinga w'amatsinda yo gusenya ingo, yo gusenya, kwangiza urubyiruko ejo hazaza. Niko hariho bahise uwo mwumvishe yahise avanga ahandi hantu twabumvishiriza neza tukabafata ni mu ngo, kugira ngo dushobore urubyiruko nuko dusenya ingo nazo zigata umutwe. Ubwo twinjiye kuri ya gatatu yo gusenya ingo. Ngiye kubivuga ncagagura, mwe muri abantu bakuru muzagenda mubigenzura namwe mubirebe. Iyo mushinga winjirwamo amafaranga menshi, amafaranga abantu ku buryo umuntu akwegera ukagira ngo ni umudamu w'inshuti yawe, akakwigisha gusohoka, akaba yakwigisha ibintu birenze urugo rwawe. Ibintu byiza biriho pe, ariko nanone buri wese abaho mu rwego rwe. Akaba yakwigisha ibintu birenze urugo rwawe, no gusohoka si bibi, nta nubwo mvuze ngo ni bibi, nta nutabikunda, ariko ikintu cya mbere igakumenya urwego rwawe. Mama iga urwego rwawe, papa iga urwego rwawe. Ubwo nageze mu bintu nabonye byasenye ingo, nagiye kubona mbona abo bantu baraje bafashe igishifo, ikintu kimeze nko gusiba, mbona babaye benshi bagenda baca mu bantu, yagera ku mugabo akamusiba mu rugo rwe n'umugore we n'urukundo bagiranye n'ibihe bagiranye, yagera ku mugore akamusibamo bya bintu byose ku buryo umuntu yibagirwa n'umunsi wa mariage, akibagirwa wenda n'abatarakoze ubukwe.
burya nta muntu ubana n'undi nta kantu kamukuruye. Ako rero niko ashaka ngo akabasibemo, umubone nk'umuntu ahari hari mutigeze munamenyana. Noneho reka mbivugemo ncagagura. Ikintu cya mbere nabonye ari ukukwibagiza ibihe byose wagiranye n'umuntu wawe, cyangwa se wanabyibuka ukajya uvuga uti ntacyo bivuze bitewe n'uko nduzi ubuzima bwanjye aho nshaka kubwerekeza. Icya kabiri, arashaka gushyiramo abagore cyangwa abagabo ikintu kivuga ngo ni uburenganzira bwanjye. Nibyo koko, mu myaka turimo, iyo umuntu yubatse urugo aba afite imyaka koko imuha uburenganzira. Ariko ndashaka kukubwira, uburenganzira ntiburenga umutima, nta nubwo burenga umuco. Kandi usesengura iryo jambo wumve, iyo urenze inzira uca ahataragenewe kugenda. Bivuze ngo nurenga inzira rero, ujye ureba aho kaburimbo irangirira, urebe nurenga inzira ahantu uzaba urimo unyura. Bivuze ngo uzaba uri kunyura ahantu utemerewe kunyura. Icyo kintu nicyo ashaka gushyira mu bantu ngo abumvishe ngo ni uburenganzira bwanjye. Ikindi cya gatatu, wenda yanabibashyizemo ariko abatarabigerwaho, kandi n'uwabigezweho nawe hari igaruriro, ntabwo mbizi. Buri wese amenya ubuzima bwe, amenya uko apanga ibintu bye, aho bigereye ahuza aho wabigarurira, ubwo uzi uburyo wazitwara. Icya gatatu, arashaka guteza umwiryane, kudahuza hagati y'umugore n'umugabo. Myihanganire ndabivuga nihuta kuko iki kiganiro cya mwumvishe wabonye ko cyafashe ibintu binini, kuko iyo twinjiye mu bana aho tuvuga ibintu byinshi, hari n'ibyo umuntu yihorera. Umwiryane, umugore akaba adashobora kumvikana n'umugabo, n'umugabo akabaho atakumvikana n'umugore, buri wese akajya akora ikintu ashatse. Umugabo akageza ubwo avuga ati nanjye nzajya nkora uko mbyumva, n'umugore nawe akavuga ati nanjye nzajya nkora uko mbyumva. Rimwe na rimwe bagahishanya, ubundi umwe akagira ibintu ndatazi, mbese ibintu urwo rugo rukaba mu kirere. Ikindi cya kane, hagahita hazamo agahimana. Gahimana akinjira mu cyumba, akajya mu mashuka, akajya no muri kuvurira, ahantu hose akahagera, akajya no ku meza no mu biryo, akajya no muri minerivare no kwishyura inzu. Gahimana akinjira. Icya gatanu, hakaza gutinyuka. Ubwo ni ibintu uwo muntu, icyo kintu cyitwa mwumvishe gishaka guteza abantu. Hakaza buri wese gutinyuka ibyo yatinyaga, ibintu watinyaga ukabitinyuka. None nagiye mbona iyo bimaze kugera aho gutinyuka ibyo watinyaga, ngiye kubona mbona ya matsinda nayo yo gusenya ingo, sinongera gukoresha abakomisiyoneri wenda batandakarira, mbona afite abantu bazagenda ateramo izo mbaraga, ku buryo bazajya bagira abantu b'abakozi, akaza gukora mu rugo, ariko nanone afite undi mutima wo kuvuga ati ngize Imana uriya mugabo yajya ndeba ijisho ryiza, bakagwira mu mabiro ahantu hatandukanye. Hanyuma rero uwo ukaba uri aho muri mu gahimano, muri bya bindi byo guhangana, hanyuma Sekibi akakoherereza umusimbura hafi aho utabizi, akakohereza umusimbura. Papa ukagura imodoka neza, ukazana shoferi uzajya ubatwara, akaza ari umusimbura. Mama ukazana umukozi ngo nuwo kurera abana, akaza ari umusimbura. Reka mbabwire, nimuba amaso izi ngo ntabwo Satani azazinjiramo, kandi nizo yinjiyemo Imana izabashyigikira. Hanyuma akazana bene wacu, bene wabo n'umugore, bene wabo n'umugabo, mbese kugira ngo ingo zisenyuke ashikiriye imiryango nta hantu ataca. Noneho ayohereza mbona bari kuvuga ikindi kintu cyo gushyiraho abantu bazajya bagenda biyegereza abandi bantu kugira ngo babakangure, amwereke ko hari ibintu umugabo we adashoboye cyangwa umugore we adashoboye, kandi amwereke ko hari abantu babishobora. Wenda mvuze uko wakumva ngo amafaranga, wakumva ngo imyenda, ibyo biraciriritse. Amwinjije mu kutanyurwa bwo mu buryo bw'umubiri. Nk'abantu bakuru murumva icyo mvuze, mu kutanyurwa, ajya areba umugabo avuga ati nta kintu yifitiye, ntacyo yishoboreye.
umugabo nawe atekereza umugore we avuga ati nkurikije iri tsinda ry'abagabo mbamo n'ibintu bavuga n'aho bavuye, umuntu ajya aza kwigambira akubwira ati umuntu twararanye we ntago muzi, iti bimeze gutya rwose ni umunezero, uhita ubona iwawe nta kintu gihari kandi ari iki? Ari intumwa ishaka kuguhindura ibitekerezo. Mube maso mukanguke, kandi abenshi bazajya bajyayo kubera ko ari intumwa ya Sekibi, n'ubundi abashyire hanze bafatwe, ibintu noneho bihita biba ibindi bintu bibi yinjiranwe n'uwo mwanzi. Hanyuma babatege mu mabiro, umuntu ajya aza yirirwa imbere yambaye ubusa, ikibero cyanamye, nawe ubirebe, cyangwa se abagabo n'abajya areba umukobwa cyangwa umuntu uje avuga ati kugira ngo tuzakorane arijye muhemba, nuko mbigenza gutya. Mw'abantu mwe mwese mukanguke, buri wese areba inshingano ze. Ikindi nabonye nuko nabonye hagiye kubaho ikintu cyitwa kwifuza, irari ry'iby'isi, kwifuza kurengeje urugero. Bakohereza icyo kintu cyitwa kwifuza kurengeje urugero, kandi uko kwifuza uko kuza niko ibyinjira bigenda biba bike. Uyu mwumvishe azajya yereka abantu yuko ni nacyo kintu agiye gushyiramo imbaraga, yuko kumugenzura akuze ari ukumutera siteresi, ndetse azaza n'amatsinda menshi yinjirira mu kintu cy'abagore, ajya n'ababwira ati no kwibana wenyine ntacyo bitwaye, kandi n'umugabo nawe yumve yakwahukana nta kintu bitwaye. Hatagira ugira ngo ndavuganira abantu bamwe, nuko nagiye mbibona. Hanyuma uyu mwumvishe urumva akaza akabatera kode yo kudaca bugufi, yo kutamenya kwihana, yo kutoroha. Umwe akavuga ati nanjye simbivaho, n'undi nate simbivaho. Umwe yabiva akavuga ati ngiye mvuye ku bintu reka ndeke ibi bintu, undi akavuga ati nubwo bivuyeho genda cyabiriho, mbigumyeho simbivaho simbyeme. Kwikanyiza biteye ubwoba bikazamo, ku buryo umwe yumva yakora undi akanga, cyangwa bose bagashyiramo za kode kugeza ku rwego bavuga bati turabipasura tubigabane, ibindi ruzaca Imana. Rimwe na rimwe bakanamwereka umuntu wenda uzahita amufata urenze uwo nguwo atanahari, ari ukumushuka. Akaba aruzi wenda afite umukobwa w'ikizungereza azahita atwara, cyangwa umugore w'ikizungerezi, ariko ari amaso yamwumvisha ashaka kukuzaho nta n'uhari. N'umugabo nuko nawe, n'umugore nuko nawe, akabona hari igisore kiri hariya azigarurira gifite imbaraga kimeze ukuntu. Simbizi uko ubyumva nawe ubitekerezo ubikure mu bwenge, kuko nabonye ibi bintu, nabonye uyu mwuka mwumvishe utari gutinya imbaraga z'abantu bakuze, ingo z'abantu bakuze, ngo utinye ingo z'abantu bakuze cyangwa se n'ingo z'abakiri batoya. Uyu mwuka kugeza ubwo umugabo azasigara bamaze gutandukana, agasigara ashaka ikintu cyababaza uriya muntu babanye, agasigara yishimira no kumva amakuru ye mabi. N'umugore nawe baratandukanye, agasigara yumva yakumva ikintu kibi cyamubayeho cyangwa amakuru ye mabi. Ari uyu mwuka mubi wamwumvishe. Bavandimwe, reka ntanga umwanzuro kuri ibi bintu. Nahereye ku burwayi, biriya bintu ntubikinishe. Uburwayi buzazunguza abantu kabazamye. Biriya bintu ntubikinishe. Nakubwiye ibintu bitatu. Icya mbere, kudahutiraho ngo uhite wirukanka ubyutse mu gitondo uze kubitega amatwi. Icya kabiri, kunywa ari amazi, kiriya kirahure wagisengeye cy'amazi mu gitondo na nijoro ugiye kuryama. Hanyuma ntubisuzugure. Nakubwiye ko nabisobanuje nanga kubivuga. Hanyuma umwuka w'Imana akampara ririya jambo rivuga ngo Abisirayeli barababwiye ngo barebe ku nzoka Mose yacuze, abazirebyeho barakira, uwanze kuyirebaho zaramuriye kandi ubusabwe bwazo buramwica. Icya kabiri rero, ndimo ndasoza ngo ndi gutanga umwanzuro. Kiriya cyo cyari amashyirahamwe yo kwangiza urubyiruko. Muri make n'ejo hazaza h'isi, kuko mvuze ngo ni mu Rwanda naba mbeye, n'ejo hazaza h'isi yose. Icyo ngicyo kirareba ababyeyi ariko kikareba n'abana bamaze guca akenge. Mwabana mwe ndabinginze, nimwumvire ababyeyi banyu, nimube iwanyu,
mubane n'abantu mwegeranye b'abaturanyi, wirinde kugenda utoragura ibintu byo hanze, wirinde kutanyurwa, utuze. Urashaka kwamamara ku ngufu ngo umenyekane, oya, amamara nkawe. Nutagenda bukeya n'ubundi ntuzarama, genda buke. Mubyeyi nawe nudaha abana igihe cyawe, ibintu byose uvunikira bizaribwa n'abandi, uzabona ko wavunikiye ubusa, uzagira igihombo gikomeye. Hanyuma kuri uyu mushinga wo gusenya ingo, ikintu nawuvugaho, konkiriziyo nabonye konkiriziyo irimo buri wese naha agaciro mugenzi we akwiye. Umugabo naho yaba amaze gusaza, naho yaba akennye, naho yaba atagifite akazi, naho yaba ameze ukuntu, banza utekereze ko ari papa w'abana cyangwa ko ari umugabo, umuha agaciro, umwubahe. Hanyuma wa mugabo we nawe ha agaciro mama w'abana, umenye ko ari umubyeyi, mama w'abana, umuha agaciro, umenye ko ari we mutima w'urugo. Umutima nurwara, ari we uyungurura amaraso, ariho amaraso anyura, ibintu byose bizahagarara. Abo byamaze kwangirika sinabatera amabuye, buriya mwaragerageje, ariko noneho izi ngo mwongere muzisengere, kandi buri wese umwanzuro ukomeye w'izi ngo, buri wese nakora uburyo anezeza mugenzi we, atitaye ngo azabigarurirwa. Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dusenga. Uwo wari umwuka mubi nabonye wamwumvishe, reka dusoze dusenga. Mana Data twese uri mu ijuru, ngushimiye imbabazi ugira, ngushimiye urukundo ugirira abantu bawe. Izi nama uduhaye navuga bikeya nk'umuntu w'umunyantege nke, uciriritse rwose, kuko ibyawe biraremereye kuruta ubivuga. Iyo tuvuga iby'Imana tuba ducishijwe bugufi cyane, ariko uri hejuru ya byose, urengera aba bantu, urengera izi ngo, urengera imibiri yacu, dukingiriza indwara zitaratugeraho, n'abo zagezeho bavura urabishoboye. Urengera uru rubyiruko Mana, twirukanye aba bantu bajya babasanga mu mpande zose, mu mashuri, mu mikino, aho baba bari, turabirukanye. Abana bacu baremera umutekano, kandi natwe duhe kubahiriza inshingano nk'ababyeyi. Hanyuma twingingiye Nyiringabo Imana, izi ngo ziri kuzanwamo akavuyo n'akajagari kenshi, buri wese mushyire mu mwanya we. Umugabo amenye umwanya we, n'umumama amenye umwanya we. Duhe kumenya buri wese umwanya Imana yamushyizemo. Umugabo ashinzwe iki? Ni iki mu rugo? Umugore ni iki mu rugo? Bidushoboze twe ntitwabyishoboza. Imbabazi zawe zidushyigikire. Twizeye kugira neza kwawe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma nagira ngo mbasaba abankurikiye, ibi bintu ntabwo mvuze ibindi bintu ntabirangije, ntabwo byaba binyoroheye. Mwihangane nkurikiza. Nahawe ibintu 4. Icya mbere cyari gikenya, narakivuze. Icya kabiri nabahaye mwumvishe, ngo uyu ndamubaha, ndakibumvishije icyo ari cyo, ariko nidushyira hamwe tugakundana tugakora iby'Imana idusaba bizatworohera. Hanyuma hasigaye ibice 2. Hasigaye igice kivuga ngo, icyo cyasotse kivuga ngo nzabahombye, nkabona cyanditseho ngo mbahombye. Noneho ikindi gice gisigaye ni ikivuga ngo mbibe ubugingo. Ni ibyo 2 nabyo nzabibakurikirizaho. Ntimuzagire ngo ni ukuvuga ibintu by'ubutumwa gusa, ariko iyo umuntu atanze ibyo yahawe araruhuka, kandi nawe byakiriye, Imana iguha umugisha. turagushimiye mubyeyi. Murakoze. Namwe mwadukurikiranaga, twifurije amahoro ya Yesu, naho ubutaha.